Hit up records. Mbaze nyakubwire hanyuma kandi ngira umugisha udasanzwe ukubona inshuti zanjye zigaragaza. Reka nazanye zimwe mu mpano abantu bampaye ngo nzibere. Icyambere ni izi ndabyo. Inshuro nyinshi iyo abantu bagize defense njya mbona abantu babazanira kandi nanjye wenda nabikora nkaza kukuremera umunsi nkakodesha indabyo nkazi kuza kwiga nzajya mbabwira ibindi nagezeho bijyanye n'amasomo mpamagarira n'ababyeyi abadamu bagenzi banjye hari igihe uba wicaye ukavuga ngo narabyaye nagize urugo ibyo birampagije reka nkubwire byose birashoboka kireza ejo hawe wumva uherekeza he kuko si igitangaza ko ushobora no kuba ufite bachelor degree hari abafite doctora iyo bumva tuvuga nk'ibi ngibi ni ku rwego rwacu ariko ushobora kuba uyifite ari ukumva ibintu wize hari rimwe na rimwe hari abantu bajya kwiga bakiri bato bagahitirwamo n'ababyeyi n'inshuti cyangwa n'ibiriho kumva nibiri kukunyura kumva hari indi kariya wagomba kuba urimo please fata umwanzuro ugende ngicyo wari urimo kiragiye ubundi ikintu cya mbere bisaba gufata umwanzuro ukamenya aho uva n'aho njya mu by'ukuri ntabwo umukoresha wanjye yigeze ambwira ngo umwanya uriho iyi diploma ufite ya A1 abakurikiye Amahoro Family Panel turabasuhuje aho muherereye hose iminsi myinshi ni peze burabasuhuza ariko imbere yanyu murahabona Marte reka nawe tumusaba basuhuze baraho neza ni Marita ni inshuti nk'ibisanzwe abambonye bwa mbere ku Amahoro Family Panel nari maze iminsi ntaboneka kandi narabemereye ko buri cyumweru nzajya mbatamo akantu ndabatenguha ariko nanjye ntabwo yarinjye uyu munsi rero nzanye ubwitonzi bwinshi cyane ariko banza buturuka ku kuba nateze igitambaro nateze gute zibre nateze nte mumbwire muri comment biriko biraza buhoro buhoro nateze igitambaro ariko icyatumye ntega igitambaro nkaza nitwaje n'indabyo mazibonye abana bango ni flowers nazibonye flowers nabyo kubabwira ibyazo mwazibonye turazibona rwose turazibona mwenya abana bagira ngo nge ntabwo zihumura ni za artificiel ntabwo ziri naturel kuko sinaba nkizifite ariko naje kubabwira ibyizi ndabyo ni ibiki kubera iki naje ntese igitambaro kubera iki naje mfite indabyo uyu munsi maze iminsi ndi hehe kubera iki nabatengushye simbagezeho ibyo nabemereye nicyo cyanzanye kubabwira abakora iki biganiro byatambutse nabwiye ko ni umunyeshuri wiga muri Kibogora Polytechnique nari maze iminsi rero mu bintu byo gutegura ikizami cya nyuma aricyo bita defense cyangwa kugaragaza ubushakashatsi nakoze ibyavuyemo nibyo rero nari mpugiyemo kwandika icyo gitabo kwitegura uburyo kinzajya kukivuga byantwaye umwanya munini icyo bampaye cyo gukosora comment bampaye nazo zintwara umwanya bituma ntaza uvuga ngo ufitemo ibikosa byinshi oya ntago ari amakosa menshi amakosa ntabura n'ubu wagisubiramo yayabona bitewe n'imitekerereze y'abantu ko igenda itandukana ariko ndishimishijwe no kuza kubabwira uko byagenze defense yanjye yagenze neza samfashe ubereke ku mafoto yuko nasaga reka ryo meraho abantu bajya bambaza ngo muri defense yawe ni ukubera iki wasaga kuriya ukuntu nasaga ni ubwa mbere nasaga ko cyane baravuga ngo ubwa mbere narisaye ko n'ikinyarwanda tuzakubwira ni ubwa mbere nari nakoze makeup ni ubwa mbere nari ngiye muri salo gukoresha makeup kubera yuko simbizi nimba ntabikunda sinzi nimba ari uko mbura umwanya sinzi nimba ari amafaranga yo kubikora ntabwo nzi impamvu nabikora mu by'ukuri
ariko munsi wari umunsi nari ntegereje iminsi myinshi nkuko nabibabwiye. Narize aho nize hagera kuri 2 mu myaka yatambutse muri kaminuza, nari ntaragiye ndangiza. Harabona nifite A1, hari kaminuza nizemo bayifunga na A1 ntarayigeraho. Ubu rero wari umunsi nari maze igihe kinini ntegereje. Rero nahisemo kujya gukoresha makeup ngo mbesa ukunguko ari kubereka. My friend, abantu barambaza kubera iki. Wari umunsi numva nyine nari ndindiriye kandi wanagenze neza. Nabonye amanota meza, meza ku muntu umwe atandukanye no ku wundi, ariko kuri njyewe yari meza, yaranyuze. Nugira amatsiko ugakenera kumenya ngo nangahe, uzambaze nyakubwire. Hanyuma kandi ngira umugisha udasanzwe ukubona inshuti zanjye zigaragaza. Reka nazanye zimwe mu mpano abantu bampaye ngo nzibereke. Icyambere ni izi ndabyo. Inshuro nyinshi iyo abantu bagize defense njya mbona abantu babazanira, kandi nanjye wenda nabikora nkaza kukuremera umunsi nkakodesha indabyo nkazikuzanira, ariko ndashimira Paisible, my husband. Credit to me. Kabisa warampaye izi ndabyo ndacyazitunze. Umutuku, urukundo, umwanya byagufashe uzitegura. Hari n'anshuti yanjye yindi aho zimbwira ngo uko bazitwara uko bazifata. Ati ariko unyereka uko ndifotoza, nzi ko mwari mufatanyije, mwarakoze cyane. Kuko uko nkuzi ikintu kitari muri supermarket nk'iki bagenda gufungisha sinzi neza, ntabwo nabikubajije, ariko ubu ndabikubajije ntusubirize mu kiganiro uzansubize. Sinzi niba koko waragiye ukicara ukarindira bakazikora. Nicara ntabwo mbizi neza, nzabimenya nunzanira izindi vuba. Ubwo ndazigusabye. Naragushimiye, mbibwiwe n'abantu badukurikira. Iyi niyo mpano ngifite uyu munsi mu mpano yampaye, n'izindi zari nyinshi, ariko iyi ngiyi ndayitunze iranejeje. Ngashimira inshuti zanjye zampaye impano ntashobora kuvugira hano kuri kamera. Mwarakoze cyane, mwanejeje umutima wanjye. Ndashimira umuntu wampaye iki gitambaro nteze. Igitambaro nteze ni impano, naho ubundi sinaje ngiteze kugira ngo mbabwire ko ari impano. Aka gashati nambaye akabazi nako no mushiti wanjye wakampaye. Hari n'akandi yampaye ntahisemo kubereka ngo mujya mubona nkambaye buri munsi mutazabimenya. Nako yampaye, bampaye ibintu byinshi bitandukanye. Ibi ni bimwe bihagarariye ibindi. Ifoto zirabigaragaza ko mfite inshuti nziza. Hari abampaye impano kuri mobile money, hari abampaye impano zitandukanye. Icyo si cyo kiri imbere cyane, kiri imbere umutima mwiza mwabikoranye. Nujye ubona mu buzima bwawe ufite abantu bahaba bahari ku bwawe, ukenera uhamagara bakitaba, bazirikana umunsi wawe. Abo bantu ni ingenzi, abo bantu ni indashyikirwa, abo bantu nabo gushimirwa. Ndabashimiye. Hari abatampaye impano zifatika, bansengeye ngo bigende neza. Hari abantu bamfashije mu buryo butandukanye. Abantu basigaraga mu rugo imyaka 3 buri weekend wagiye. Ababyeyi murabizi imirimo yo muri weekend uko ntibingana. Imyaka 3 igashira ugenda buri weekend ukiga. Ubwo kuwa mbere wagiye ku kazi, ngiye mfite akazi narabibabwiye, nkora muri One Found tubura kugera kuwa gatanu hagera ukajya ku ishuri. Abo bantu bagiye basigara mu rugo bakamenya ibyaho. Impano zabo ni ingenzi. Umukoresha wanjye nawe ndamushimira kuko kuwa gatanu inshuro nyinshi nategaga mu masaha amwe bita ko akazi atararangira kugira ngo mfatishe amasomo ya nimugoroba, kandi yarabizi ko niga, yaramfashije. Ubwo n'ubufasha. Hari abantu bansengeye, abantu dusengana bakansengera ngo bizagende neza. Byarakunze. Ababyeyi mwamaye minerivare, mwarakoze cyane. Narishyuye Kibogora Polytechnique, nta deni mbafitiye, nishyuye neza kubwo kugira ababyeyi bashaka ko niga. Barakoze cyane. Abana banje buriya nabo nabo gushimirwa. Hari ibyo kugenda umwana akagufata ibitenge ati ntawe nujya mama turajyana. Bagiye basigara ku rugo bakiga. Nukuri sinabona uburyo bwiza mbabwire ibintu ukuntu babindi ku mutima, ukuntu binejeje. Kandi ndagira ngo mbabwire iri ni itangiriro, ndacyakomeje kwiga. Nzajya mbabwira ibindi nagezeho bijyanye n'amasomo. Mpamagarira n'ababyeyi, abadamu bagenzi banjye. Hari igihe uba wicaye ukavuga ngo narabyaye, nagize urugo,
ibyo birampagije reka nkubwire byose birashoboka upfa kuba ufite umuntu ubigufashamo umuntu usiga ku rugo ukagenda nubwo nirengagije ko rimwe na rimwe hari igihe abantu babona wagiye bagashyiramo amagambo yima amatwi ngo ngo umugabo ngo asigaye ku rugo ngo umugore ngo akajya kwiga ngo Bibiliya yaravugaga ngo Adamu ngo atunge urugo ngo agenda hige ngo azane umuhigo ngo bagereka nkubwire isi yarahindutse Adamu wawe nyine ndavuga uwo mutware wawe umugabo wawe uwo mube uwo musweet heart uwo muhani bitewe n'amazina umwita ari n'abavuga ngo nuwo mu rugo uwo nguwo mu rugo rwawe uwo tubana guys ako kantu nshaka kugasubiraho nako amazina mutwita tudakwiriye nuwo tubana ariko ni hani ni sheri ibintu nk'ibyo uyu munsi ari guhiga bikagenda neza ntawe mbyifurije ariko mubona bene wacu bibabaho ubana n'umugabo cyangwa ubana n'umugore afite akazi ejo akazi ke kagahagarara ejo agatakaza impanuka ikaba agatakaza ubushobozi bwo kuba yakora mbese nimba waricaye ntiwige ngo ugire ubushobozi ntabwo mvuze kujya kwiga muri kaminuza simvuze kwiga muri segonderi genda unige gucuruza genda wige guhinga genda wige korora nimba wicara ukavuga ngo umugabo azahaha azatumenya azatwitaho ntugende ngo wige ukore please ndagira ngo ubwire ngo iyo iminsi ihindutse utangira kwiga igihe cyararenze muri make no kwiga gukora yego kandi nkanahamagarira abagabo n'abagore gufasha abo bashakanye nimba ngiye kwiga nimba ugiye kwiga asigare ku rugo kandi arusigareho neza abumenye hari abantu bamwe singiriwe ntera ibuye ngo bajya bavuga ngo iyo uteyemo ngo umuntu ngo usakuje bwa mbere niwe niwe rifashe singiriwe ntera ibuye hari abavuga ngo ibi ni iby'abagore njye sinabikora ibi ni iby'abagabo njye sinabikora hari abagore njye mbaza nti duhuje ikibazo cy'uko abagabo bacu badakorera mu rugo buri munsi ngo babe bahari hari igihe kinyuramo wenda akaba yagiye mu butumwa bw'akazi ahantu hatari hafi akamarayo iminsi 2 cyangwa 3 umugore ntasinzira ngo arara yicaye wowe uyu mugabo wawe adahari urasinzira surara wicaye y'imvura iguye ujya guhengeza mu madirishya ko nta mujuru ushaka umuzamu uhamagara bene wanyu bakaza bakagufasha kuhaguma bigenda bite nitwige gukora kandi natwe dufashanye please nimba ndahari inshingano ntabwo Imana yigeze ivuga nta n'abantu byanditse ngo izi nshingano ngo ni iz'abagore ngo abagore ngo nibo bagomba ngo guteka ngo abagore ngo nibo bagomba kumenya guhindurira abana pampa nta mugabo watetse nawe cyangwa ahindure pampa wakubwira ukuntu ibiryo by'abagabo rero biryoha ntabyo uzateka uduhe tuzakubwira wakubwira ukuntu umugabo wahindura umwana pampa bikorana ubwitonzi kubera ko rimwe n'abagore tuba twiruka nanatetse amata bagiye kubira abagabo rero procedures zose arazubahiriza procedure ndo francophone igifaransa nicyo nzitana ku cyongereza mujya mubyumva procedure zose nizo yubahiriza aravuga ati barabanza barenjete bakamuhanagura bagashyiraho utuvuta naho umugore ari usanga byose yabivangavanze bitewe n'ibintu biri hehe mu mutwe we nidufashanye kandi twirinde ubunebwe byo ntacyo bwatumarira igihe ushaka kundeba ukavuga ati wowe se ubundi urakora ukora iki ariko nagira ngo ubwire ngo uko nguhamagarira gukora ubishyiremo umwete kandi bizakugeza ku kintu kigaragara gifatika rero naho narindi kandi ndababwira ngo ndagarutse ndaje ngo weekend njye mbaha ikiganiro nanisegure ku bantu rero nabwiye ngo nzabereka nagiye gutera ibigori yo nabuze umwanya ntabwo nagiyeyo babiteye ndahari ntabwo nabonetse ubwo icyo ngicyo twaragitarutse ariko sezitaha igemwe gitaha ntabwo kizataruka ntabiberetse mbere kukuntu njya mu murima mbere kukuntu mpinga ntera ibigori yewe nzanabahamagare nasaruye abari hafi aha ngaha muze dusangira turabakunda rero kandi duhora tubifuriza mbere yuko dusoreza reka uretse kuducika yego ndahaje wadaha namaki ku muntu uri ku rwego rumwe n'urwo wariho ujya kwiga ujya gufata icyemezo nibyo umaze gutanga inama uti abantu ntibatinyuke kandi bafashanye kugira ngo niba umwe asohotse undi asigare kandi niko bikwiye byo niko n'ijambo ry'Imana ridusaba ariko watanga inama ki ku muntu uri ku rwego rumwe n'urwo wari uriho ejo bundi mu myaka 3 ishize ubwo wafataga icyemezo ndatekereza ko kugira ngo ufate icyemezo byakugoye ari ibitekerezo byinshi byakurwaniyemo
kugira ngo wemere guhaguruka mu rugo ugende uvuga uti ndagiye ngiye kwiga, uzi imyaka bizagufata ndetse wafashe risk yo gusubira inyuma, uravuga uti nubwo nari mfite revo ndiho ndi gufasha reka ngiye gutangira ibintu mbifatire rimwe ntambuke. Hanyuma urwo rugendo iyi achievement ugezeho ni akantu gato ku muntu ugeranyije n'ibikenewe, ariko ikaba ari n'ikintu kinini ku muntu personnel. None tubwire utanga inama ku muntu uri ku kigero nk'icyawe wari urimo kiragiye. Ubundi ikintu cya mbere bisaba gufata umwanzuro ukamenya aho uva n'aho njya. Mu by'ukuri ntabwo umukoresha wanjye yigeze ambwira ngo umwanya uriho iyi diploma ufite ya A1 ntabwo nyemera. Nubwo numvaga umutima wanjye bitanyuze kuko nagerageje gushaka equivalence yayo, hari utuntu nabuze dutuma ntayibona, ncika intege kuguma kuyikurikira. Mu byangombwa bansabwa ngomba kugutanga harimo icyangombwa nari nabuze. Ubwo wataye amaresepasi. Resepasi, hari resepasi imwe nabuzemo muzo nagombaga kurometa. Rero kuba nari mfite akazi uwo munsi akaba nta muntu wampagaze hejuru ngo ambwire ngo ukeneye degree, ariko nanjye ubwanjye nisuzumaga nasangaga nyine ibyangombwa afite ntabwo byuzuye nubwo nta uri kubintuma. Ariko ikintu cyatumye njya kwiga cyambere natekereje nyine narebye uko iterambere rigenda rizamuka rikura, ndareba ndavana ariko hazaza hanjye ni he. Uyu munsi nibyo mfite umukoresha wanjye, ibyo byangombwa ntabyo ari kunsaba, ariko se ejo bibaye ngombwa ko nkenera akazi ahandi nzagenda mbabwira ngo iki natekereje ko hazaza. Yego we yampaye yarinze yampaye akazi mfite diploma ya A2 avuga AD. Yego ya AD ndangije secondaire muri agronomy nkuko nayibabwiye. Iyo yindi nabonye nyuma naraza update izo ndazitanga, ariko ntabwo zari zifite equivalence yo mu Rwanda, ubwo zari zo muri Congo. Ndatekereza ntibibaye ngombwa ko njye gusaba akazi ahandi harya nagenda mvuga ngo iki, nagenda ntwaye iki. Ese ubuzima bwanjye buzarangirira mu gukora muri one found gusa? Ndongera natekereza muri nje habamo ibintu bya business, numva ngomba gukora business, ariko nkumva hari akantu mbura, hari gap mfite mu mutwe y'uburyo umuntu yacunga business. Mu by'ukuri njya kwiga cooperative and small business management, hari ako kantu ka small business management, abani business ntoya bazicunga bati ngo mbyumve mbyiga. Rero uyu mwanya inama naho umuntu niyo gutekereza ejo hawe wumva uherekeza he. Kuko si igitangaza ko ushobora no kuba ufite bachelor degree, hari abafite doctora, iyo bumva tuvuga nk'ibi ngibi ni ku rwego rwacu, ariko ushobora kuba uyifite ari ukumva ibintu wize. Hari rimwe na rimwe hari abantu bajya kwiga bakiri bato bagahitirwamo n'ababyeyi n'inshuti cyangwa n'ibiriho, kumva nibiri kukunyura, kumva hari indi kariya wagombaga kuba urimo. Please fata umwanzuro ugende. Imyaka 3 cyangwa 4 ntago ari myinshi, ikigora no gufata umwanzuro, kuko cyagiye njya gutangira numvaga bitazasoza, ariko none iyo ndi kubitekereza mba numva ni ntejo hashize. Ibyo bimpa imbaraga zo kuvuga ngo nimba imbere yanjye nshaka kwiga masters, nimba nshaka kugirana no gukora PhD, vuba ahangaha muzumva nakomeje, nta na kimwe ngomba gutaruka, nta ntambwe nimwe ngomba gutaruka, ariko icyo bisaba ni ugutekereza. Ntujye kwiga kubera runaka yiza arangije, ntujye kwiga kubera yuko babivuze. Yego ku kazi bagusabye kujya kwiga kugira ngo ukomeze akazi kawe, wihute ugende ujyayo, ariko bafata icyemezo ubuzima bwawe ubuhe orientation. Ejo numva nkeneye kuba ameze gutya, umuntu arapanga Imana nayo ikamusohoreza, ariko uko wumva ushaka kuba umeze ni wowe ubyikorera. Ni wowe ubyikorera, ni wowe wikora uko wumva nyine. Busa nk'uko dutekereza ngo uretse ibintu ngiye kuvuga reka banza nisegure, uretse abantu bicuruza bagenda bavuga ngo ngiye gushaka umukiriya, buryo iyo tugiye kwambara twebwe ubwacu ritwe tumanza kwihitiramo imyambaro turagenda twambaye itubereye. Abantu bo hanze baguha feedback, wenda hari aba designer, hari abaguha feedback kubera yuko ariko bari kubyumva ibyumviro by'abantu urabyumva, ariko hari umuntu ushaka kuguha ati yo wahingutse muri studio imbere ya kamera utese igitambaro. Njewe nabitekerejeho ngira ute ndabikora, numva ari cyo kintu cyari kinejeje.
wenda wowe bikubangamiye kwa feedback ubutaha nakubaza ntibibangamye hehe nkosora iki, ariko uko ushaka ko umera, uko ushaka ko ubuzima bwawe ejo buzaba bumeze nuko nguko ugomba kubutwara. Tangira none rero, ntago bigoye kwiga, amashuri yabaye menshi aho uri, ntago numva ko ari umuntu ushobora kurenga uturere dutatu atarabona ishuri yigamo kandi rimunyuze. Rero namugira inama gufata umwanzuro vuba kandi akabiganiraho n'uwo bafatanyije ubuzima, nimba ari umuntu wubatse urugo akagenda abizi, babyumvikanyeho, babihaye umurongo. Hanyuma nimba uri umuseribateri, reba ubuzima bwawe uko buzaba bumeze ejo hazaza, ukumva ugomba kubushushanya. Ihute, go ahead kwiga. Wow, urakoze cyane. Nawe rero wicaye aho ngaho uri kwibunza imitima Rwanda n'ibitekerezo, ushaka gufata umwanzuro, ufata hakiri kare, fata akanya wiherere, uganire nawe ubwawe, ubundi ufata umwanzuro w'icyo ugomba gukora kugira ngo ukomeze kugira orientation nziza y'ubuzima bwawe. Murakoze cyane, mugume ku Mahoro Family Panel. Nejo mundi turi kumwe. Bye bye. Bye, turabakunda. Vuba hangaha ariko nzabona baza tuganire. Mfite amatopiki nkeneye abadamu, abagabo baza tukaganiraho. Uze kunyandikira invitation ndaza tuzishyire bari abantu. Yego. Murakoze.